abo muvukana bari kukuvuga ngo iki? Noneho sabo muvukana, abana bawe bari kukuvuga ngo iki? Umugore wawe kwari ukwanga nukwanga kukuvuga, ariko ari kukureba akavuga ngo uyu ndajuru, niba uzajya mu ijuru arabizi. Aracecetse. Munyarwanda yaciye umugani ngo ndawusesa uwacyota. Ariko kureba wa mugore we uri kwizunguza hano, umugabo akakureba ngo uyu abatamuzi we mu rugo ni ishyano. Ko yagera muri korale, yagera mu rusengero, umunyerera bari kukuvuga ngo iki? Wewe bari kukuvuga ngo iki? Abaturanyi bewe bari kuvuga ngo uyu ni nazajya mu ijuru nanjye nzarijyamo. Ahubwo watumije bamwe badakizwa, watumije badakizwa, bari kukuvuga ngo injyajya zigatangira kuvangura ngo barize, urugo barusenye kare, umugore agize ibye nawe ugize ibyawe, agize konde ye nawe ugize konde yawe, urugo urusenye rutarubakwa. Bajyaga gusezerana ngo basezeranye ivangura mutungo. Uyu muntu mutangiye kuvangura mutarubakana ngo ufite ubwenge, ndi murasezerana, muvanguye utanaragerayo, afite ibye nawe ufite ibyawe, ngo barize we, urugo barusenye rutarubakwa. Vuga ngo rutarubakwa. Ariko ageze harasenga ati Imana ongera, haleluya, ucana umuriro. Muri 68 twabaga tuvuza umupendekote, tukaba tuvuza umunyamwuka. Amena, amena. Twararirimbaga ngo pendekote si idini, ngahubwo pendekote ni umwuka. Mana uri umwuka n'umuntu, azatwongera imbaraga. Mana uri umwuka n'umuri, azatwongera imbaraga. Undi araririmba ngo mba amavuta Yesu mbone kugira ute nake burinde. Haleluya. Saa moya nake, saa mbiri nake, saa tatu nake, saa ine, saa sita, bungereho. Oh haleluya. Umukora hamagara, uwumva ijwi rye wese niyitabe. Tunezerwe twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Turaririmba twicaye indirimbo ya 19 mu gakiza. Turaririmbaho ibice bibiri, igice cya kabiri n'igice cya kane. 19 mu gakiza, igice cya kabiri n'icya kane n'igisubiramo. Turirimbe twicaye. Kiravuga ngo ongera ucana umuriro, ongera umutima yacu twese itagushimishije, uwitwigisha umuriro. Mana yacu,
yacu twese twuzurizi sezera utwuzuze iminsi yose urukundo rwawe Mana tubizuyu Mwuka wera ahore muri twiteka Mana yacu Yesu Mwuka wawe mu mitima yacu twese twuzurizi sezerano Mana yacu o Yesu Mwuka wawe mu mitima yacu twese twuzurizi sezerano. Hereza mugenzi w'umukono mubwire ati turabapentekote. Kera muri 68 twabaga tuvuza umupentekote tukaba tuvuza umunyamwuka. Amena amena. Twararirimbaga ngo pentekote si idini, ngahubwo pentekote ni umwuka. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Uyu mupentekote rero agezaho araririmba ngo ngera ucana umuriro mu mitima yacu twese. Yaritegereje abona bose uyu mupentekote. Amena amena. Abona muri bo bose umuriro warazimye. Araririmba ngo ngera ucana umuriro mu mitima yacu twese. Abona mu kiyobozi gwarazimye, mu kidiyakone gwarazimye, ayo we mu baririmbyi gwarazimye, mu gikristo abona warazimye. Bose abona barazimye, barabaye mu kizima atari ko bari bameze. Ageza harasenga ati Mana ongera. Haleluya. Ucana umuriro kandi mu mitima yacu, mu mitima yacu twese twese. Amen amena amena. Nimvuga amena buhoro mwikirize buhoro, ariko nimvuga amena cyane mwikirize cyane, mwihangane. Amen amen. Uriya mupentekote araririmba ngo ngera ucana umuriro. Uriya muririmbyi yanyibukije Samweli amaze gusuka Dawidi amavuta ngo umwuka wera yazaga kuri Dawidi cyane. Vuga ngo cyane, ongera ngo cyane. Umwuka wera yazaga kuri Dawidi cyane. Amena amena. Abandi akabazaho buhoro. Na n'uyu munsi hari abo umwuka wera uzagaho buhoro, abandi ukabazaho cyane. Vuga ngo cyane. Bamwe abazagaho buhoro, abandi akabazaho cyane cyane. We cyane umwuka wera azagaho cyane.
ntabwo bingushaga ahubwo ndafashwaga. Amen. Ariko Dawidi ngo umwuka wera yamuzagaho cyane. Oh haleluya. Muri ibi bihe ngwifurije ko umwuka wera kuzaho cyane. Hereza mugenzi w'umukoro ubwite umwuka wera ajya kuzaho cyane. Twaririmbye igice cya 4 ngo tube inzu y'umwuka ahore muri twe. Undi araririmba ngo mba amavuta Yesu mbone kugira ute nake burinde. Oh haleluya. Saa moya nake, saa mbiri nake, saa tatu nake, saa ine, saa sita bungereho. Oh haleluya. Ndi kwaka, ndi mu mwuka. Twaririmba gikora sivuga ngo iyo umuntu ari mu mwuka yumva yaguruka, yumva nezerewe. Sifa kwa Mungu. Haleluya. Manura umwuka n'umuntu azatwongera imbaraga. Manura umwuka n'umuri azatwongera imbaraga. Haleluya. Ngo tube inzu y'umwuka wera ngo ahore muri tube ibigega by'umwuka. Uriya Dawidi yari ikigega cy'umwuka. Anyibutsa Mose wari ikigega cy'umwuka. Imana yenze ku mwuka waruri kuri Mose, muri Mose. Imana iwushyira ku bantu 70. Ifataho 70. Umwuka waruri muri Mose. Amena. Yari ikigega. Vuga ngo yari ikigega. Abantu 70 ngo 68 ngo bari baje mu iteraniro. Imana yenda kumukuri kuri Mose ushyira kuri 68 isagurira. Mbese asagurira n'abasigaye mu mahema 2. Amena. Umwuka iwuvana kuri Mose iwugusha ko basigaye mu mahema. Dusengeye n'abasigaye mu rugo. Haleluya. Nidufashwa nabo bafashwa. Amena. Amena. Nitwerekwa nabo bagira ute. Nuko uriya muririmbyi rero, uriya mupendekote yumva atakiri mupendekote, yumva atacyuzuye umwuka. Arasenga ngo Mana ongera ucana umuriro. Haleluya. Haleluya. Ongera ucana umuriro. Nakira agakiza 68. Mbatizwa 69. Sifa kwa Mungu. Nabatijwe kuri Noeli, kuwo munsi mukuru wa Noeli. Mbatizwa no mu mwuka wera kuri uwo munsi. Haleluya. Kuri uwo munsi we wamuririmbye ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Oh haleluya. Yeah. Amen. Amen. Ngwifurije kubika ikigega cy'umwuka. Hereza mugenzi w'umukoro ngo ngwifurije kubika ikigega cy'umwuka. Reka tujye mu jambo. Twihute tujye mu jambo. Na ubundi ubuhamya nzabutanga ngarutse. Kuko njewe ndi umusaza uri mu zabukuru. Imyaka 10 imyaka ingize mu zabukuru. Ndiyo hirya mu zabukuru. Ndi umusaza uri mu zabukuru. Imyaka 10. Imyaka yangize iyo ngiyo niyo ndi mu zabukuru. Reka turambure Bibiliya. Turamukanye mu jambo. Hari ijambo ryabaye muri nde cyane.
reka dusome igitabo cya Daniyeli. Daniyeli igice cya 5. Wa musomyi wanje ariko umusimbura arahari, mikrofone bayimuhereze, mumuhe mikrofone. Daniyeli igice cya 5 umurongo wa 13 ageze 14. Twumve Daniyeli. Kadusome. Aravuga ngo, nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Buyuda? Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Subiramo Umurongo wa 13 mu gice cya 5. Nuko bazana Daniyeli imbere y'umwami. Umwami abaza Daniyeli ati, ni wowe Daniyeli wo mu banyagano b'Abayuda umwami data yakuye i Babuloni, yakuye i Buyuda? Ku murongo wa 14. Numvise bakuvuga ko umwuka w'Imana ari muri wowe, kandi ko umucyo no kwitegereza n'ubwenge bwiza bikubonekaho. Amen. Amen. Umwami abwira Daniyeli ati, ni wowe niho nakubona, ariko barakuvuze muri iki gihugu cyose. Numvise bakuvuga ko muri wowe harimo umwuka wera, bavuze ko muri wowe harimo umucyo, bavuze ko muri wowe harimo kwitegereza, bavuze ko muri wowe harimo ubwenge kandi bwiza. Bwiza bivuga ko hari abafite ubwenge bwiza n'abafite ubwenge bubi. Reka dutangirire hadi inyuma ku bwenge. Ubwenge naratangaye mbere y'9 nasomye icyapa cyanditseho ngo itabi ryica nabi. Na nyuma yaho ndasubira ndabisoma. Itabi ryica nabi. Ngiye kureba abakunze kurinywa cyane nabize. Vuga ngo nabize. Subiramo ngo nabize. Bibimenekezwa biza amashuri, indoke zabo ziri icyapa, n'inzara zabo ziri icyapa cy'umuntu ukunda kunywa iryo tabi ari kuzimya urwara rujyaga ikashe n'urutoki. muraho kandi itabi rinukiraga hano hitwa ngo iki? Mwirugu niho rinukiraga. Wahura nawe ni hano, izuba ryamuvaho, noneho umubiri ugatogota ugacucumuka, rikanukira hehe? No mu myambaro ye bigacucumuka, kuko ryarinjiye no mu magufwa, ryarinjiye umubiri rwose. Mbese wenda guhura nawe ukamanza guhura n'itabi, nubwo ari kuvuga ngo dongo vema.
mubori zica nabi arimo. Vuga ngo arimo. Vuga ngo arimo. Mubori gishe nabi vuga ngo nawe arimo. Ko mutari kunyikiriza manza mutarabisomye. Namwe mwarabisomye. Abake banywa itabi batize wogira ngo nukubera arabaswa batazi no gusoma ngo gica n'abaganga n'abadokiteri kandi bakavuga mbona ikindi cyapa cya kabiri kandi vugeho. Cyapa cya kabiri cyanditseho ngo mbere y'94 byari bitarandikwaho cyane, ariko nyuma y'94 barabyandika bashyira no kubikuta ngo sida yica nabi. Sida ngiye kureba abadokiteri abenshi bicwaga na sida, kandi ngiye kureba ikigega cya sida nzanga ikigega cyayo n'ubusambanyi. Vuga ngo n'ubusambanyi ariko. Vuga ngo n'ubusambanyi ariko. Sikutari kubivuga uracyari ndi wavuyeyo. Nubwo abadokiteri bavugaga ngo uwabaza umuntu ga yacitse, ga yatobotse, amaraso ye y'uwo wa sida aja kuri dogiteri. Bongo nukubeshya. Bimwe ni ugushakisha tu nimvasha nduza centrale. Ikigega cya sida icyambere n'uburaya. Vuga ngo n'uburaya, n'ubusambanyi. Biblia ikaduhumuriza twebwe abihanye ibyaha ngo kubaha Uwiteka, kuva mu byaha. Dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Nawe ukiri mu byaha wese ni injiji. Vuga ngo ni injiji. Turasomye rero ngo muri Daniel ngo yari afite ubwenge ngo kandi bwiza. Vuga ngo bwiza. Ubwenge haguruka usome, haguruka umfashe. Tabara Yakobo we, igitabo cya Yakobo 3:13 ugeze 17. Kadusome. Aravuga ngo ninde muri mwe umunyabwenge kandi w'umuhanga, yego, niyerekanishe ingeso ze nziza imirimo mugaragaza. Afite ubugwaneza n'ubwenge, yego. ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, yego, mugahorana intonganya, nimukabyiratane, yego, ngo mubeshere ukuri. Bene ubwo bwenge sibwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse tuza usome neza. n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. N'amapepo mbese. N'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, yego, ariho no kuvurungana kuri, no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, yego, irya mbere muraboneye, we, kandi ni ubw'amahoro, kanyamigezi, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, yego, we, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, yego, kandi butagira uburyarya. Ubwenge buvuye hehe? Mwijuru.
ubwo ngwifurije hereza mugenzi w'umukono ngubwire ati ngwifurije ubwenge buvuye mu ijuru butagira uburyarya indyarya nyinshi vuga ngo nyinshi nabizi vuga ngo nabizi ariko nushaka ube warize ariko wewe warakijijwe indyarya nyinshi z'abagabo n'abagore z'abasore n'abakobwa inyinshi ni iz'abizi bajyaga gusezerana ngo basezeranye ivangura mutungo uyu muntu mutangiye kuvangura mutarubakana ngo ufite ubwenge ndi murasezerana muvanguye utanaragerayo afite ibye nawe ufite ibyawe ngo barize we urugo barusenye rutarubakwa vuga ngo rutarubakwa ariko naho abatarize turabazaga ivanguramutungo rivuga iki ivangamutungo nge tuje gusezerana ambera umugore mubera umugabo ndabindi binzanye ni umugore wanjye namukunze n'umugabo wanjye oya ivangamutungo n'ivanguramutungo muvangure hakiri kare cyangwa ibyo byo kuvangura si ni biki abatarize ndabwo bazi ivangamutungo n'ivangura muhahano n'ugutariki ni iby'abize indyarya zigatangira kuvangura ngo barize urugo barusenye kare umugore agize ibye nawe ugize ibyawe agize konde ye nawe ugize konde yawe urugo urusenye rutarubakwa ariko ijambo ry'Imana amen amen ngo dusezeranye ko tuzatandukanywa n'iki cyangwa Yesu agize ute nahabizabo bazi ko hari igihe cyo gutandukana ashatse kujya ku mutungo wanjye kandi afite umutungo we nanje mfite uwanje ashatse kungenga ku mutungo wanje muraho indyarya nyinshi nizabize nimushake mureke itasi y'icyayi kuyimba muyireke naranyweye narariye niba ndarahaze hano niho naje guhagira kizwa neza hari umuririmbyi uririmbaga wimbumye ngo gukizwa nabi bitereke ivangura indyarya zigatangira kuvangura ngo barize urugo barusenye kare umugore agize ibye nawe ugize ibyawe agize konde ye nawe ugize konde yawe urugo urusenye rutarubakwa ariko abafite ubwenge ngo ariko ubwo bwenge ngo nubw'inyamaswa bandu ndetse ngo nubw'amadayimoni mbese amashitani garabu avuga dongo vraiment bicyongereza kirekire rahira cyokora amen 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 ubaye ufite ubwo bwenge bw'isi n'ubw'ijuru ni imigisha vuga ngo ni imigisha vuga ngo ni imigisha Salomo yagiye gusaba Imana ubwenge irabumuha imuha n'ibyo atasabye Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 ngo ubuze ubwenge busaba iki Imana itimana tuyihe icyubahiro oh haleluya kumvise rero ngo muri Daniyeli ngo hari mu mwuka wera nicyo cya mbere mwuka wera
nasomye inkuru za Yosefu ngo umwami arabaza ati tuzabona he umuntu umeze nguyu uri mu mwuka wera wiki ukenewe ugezweho nuri mu mwuka wera kigihe cyacu ukenewe ugezweho nuri mu mwuka wera. Haleluya, haleluya. Iki gihe ukenewe ugezweho nuri mu mwuka wera. Haleluya, haleluya. Mwuka wera ngo muri Daniel ngo hari mu mucyo. Haguruka usome, haguruka usome. Turahagarara ku icyo gitabo maze twigendere. Haguruka. Zaburi 119 ngo muri Daniel ngo hari umucyo. 119 soma ku murongo w'105. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Subiramo. Aravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Urumva ko umwami yavuze ngo muri Daniel bavuze ko harimo umucyo. Bivuga ko harimo ijambo ry'Imana ritsindagiye ricugushije. Amen. Hari aho Dawidi yavuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ndagire ute ndagucumura. Ijambo ry'Imana ryari muri Daniel ritsindagiye ricugushije, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe ngo musabe icyo mushaka cyose. Oh, haleluya, haleluya. Nimuguma muri njye, nituguma muri Kristo, amagambo ya Kristo akaguma muri twe, dusabe icyo dushaka cyose. Manza ari mu iteraniro rya mbere, niba mushumba yavuze ngo yasabye Imana ngo igwiki indege, oh haleluya, haleluya. Nituguma muri Yesu, ijambo rya Yesu rikaguma muri twe, dusabe icyo dushaka. Shatse wasaba tindashaka Mana madamu wanjye azaba inzobe, ndashaka mudamu w'inzobe nubwo ndi igikara. Kaburembo, wa musore washimye Imana nahaguruka atere haleluya ariko ari hembeze. Tera haleluya ariko. Nabonye ari kaburembo nk'akanyamigezi icara. Usaba Imana mbu umwana w'inzobe ndi igikara irabafite. Dusabe icyo dushaka. Ndashaka Mana. Amina ariko. Bekanyamigezi. Oh, haleluya. Icyo ushaka. Ndashaka umukobwa muremure, jendi mugufi. Icyo dushaka bariho. Vuga ngo bariho. Vuga ngo bariho. Haleluya. Icyo dushaka. Ndashaka Mana ejo nzagifi. Isi nibiyuzuye ngo ifeza nizanjye, ni zahabu
ningazi biki muri Zaburi ya 65 umurongo wa 2 ngo Imana niyo yumva ibyisabwa ngo kandi abantu bose bazaza hwiri kandi irabifite. Vuga ngo irabifite. Oh haleluya. Nari ndi muri iryo jambo muri Daniyeli ibyamurangaga muri we ngo hari umucyo ari ryo jambo ry'Imana. Hereza mugenzi w'umukono uti ndabwo wabuza abantu kukuvuga. Wabyanga wabyemera barakuvuga. Daniyeli baramuvuga igihugu cyose. Wewe bari kukuvuga ngo iki? Mu kagari mu mudugudu tuyemo bari kukuvuga ngo iki? Mu karere mu ndara bari kukuvuga ngo iki? We Daniyeli mu gihugu cyose baramuvuze. Wewe bari kukuvuga ngo iki? Abaturanyi babo bari kuvuga ngo uyu ni nazajya mu ijuru nanjye nzarijyamo. Ahubwo watumije bamwe badakizwa. Watumije badakizwa. Bari kukuvuga ngo iki? Bari kukuvuga ngo iki? Noneho reka tuve kure. Abo muvukana bari kukuvuga ngo iki? Noneho sabo muvukana abana bawe bari kukuvuga ngo iki? Umugore wawe kwari ukwanga nukwanga kukuvuga ariko ari kukureba akavuga ngo uyu ndajuru niba uzajya mu ijuru arabizi. Aracecetse. Munyarwanda yaciye umugani ngo ndawusesa uwacyota. Ari kukureba wa mugore we uri kwizunguza hano umugabo akakureba ngo uyu abatamuzi we mu rugo nishyano. Ko yagera muri korale yagera mu rusengero umunyerero bari kukuvuga ngo iki? Bari kukuvuga ngo iki? Noneho reka twiyizire abana wibyariye ye wa mugabo we bari kukuvuga ngo iki? Ye wa mugore we nabyaye abana 14 mfite 9 bariho. Bucura afite imyaka 26 abyaye 2. Mfite abakwe mfite n'abakazana mfite abuzukuru 32. Ndabwo naje kurata iby'abana n'abuzukuru ariko imiryango yawe iri kukuvuga ngo iki? Iri kuvuga ngo uri umugenzi ujya mu ijuru. Hari ikintu kibabaje cyane. Noneho si kubura umukene. Kubura umukene biragatsindwa. Dusome wumva uko umuryango wawe uri kukuvuga. Umukene Imigani 19 umurongo wa 7. Imigani 19 umurongo wa 7 ngo abavandimwe b'umukene bose baramwanga, inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Nuvukana n'umunda gakira nawe uzakire. Hereza mugenzi w'umukono mubwire ati nawe uzakire. Hoshe. Nawe uzakire. Ako mu nzu y'undi kazi imvura igize uti ihise uwamuvukana nakira nawe uzakire. Nabyara nawe uzabyare. Kanyamigezi we ndisi we aiga mana we nabyara nawe uzagira ute
hoshi muvuge ngo hoshi iyo uri umukene ntibakubona ng'umuntu bakubona ng'ikintu bakagusuzugura umudamu wawe bakamubona ari igicucu abana bawe bakabona ari ibicici mbese mwese muri ibigogi mwese muri biporoporo kubera ubukene gukena Biblia nuko iduhumuriza ndibizatubuza kujya he mwijuru ariko gukena biragatsindwe reka amasanda twemerera twashoje basi uzasome witonze igice cya 14 cya 14 umurongo wa 20 haravuga ngo umukene arangwa ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana ariko umukire agira inshuti nyinshi ndugakenewe hereza mugeze umukoro ubwira ati ndugakenewe kanamigezi we ndugakenewe umuturanyi wawe nakira nawe uzakire oh haleluya azaba yikiriye ndabwo azaba gukiye nuko ari Imana ibitanga amena Imana itanga uko ishaka ariko umuturanyi nakira nawe uzakire agasuzuguro k'abaturanyi kazwi n'uturanye n'abamusuzugura ariko ndugakenewe kanyamigezi we nuko gukena bitazatubuza kujya hehe wa mukire yarapfuye ajya mu muriro ariko Lazaro umukene wubahaga Imana ajya hehe nuko tuzajya mu ijuru ariko gukena biragatsindwa noneho ngo umukire ngo agira inshuti nyinshi reka mvuge kukanduka muhaguruke ngavuge muhaguruke mvuge kukanduka muhaguruke mwese abadiyakone bamfashe ndesigure wicaye akanduka mwereka ngavugeho umukire yicwaga n'ikintu kimwe umukene yicwaga n'ibintu bibiri muhagurutse abantu umukene yicwaga n'ibintu bibiri umukene yicwaga n'uburwayi akicwa n'inzara uburwayi n'inzara uburwayi inyota ariko umukire yicwaga n'uburwayi gusa vuga ngo n'uburwayi gusa ndabura n'abarwaza kugira ngo bajye kubye naho mukene uzogwara urwazwe nande abakene niba mwumvaga bari gutangaza ngo hari uwapfuye ngo niba mumuzi muzajye gushikira n'umurambo gwe abakene barajya kubashikirira iki uravuga ko wavukanye n'uwo mutindisi w'igi ariko umukire iyapfuye ibimodoka yewe muri hano cyangwa iyo yagwaye abagwaza babaga benshi vuga ngo babaga benshi abo kuri telefone bo ndi muho bareba bari kohereza ibifaranga mbese yicwaga n'ubugwayi gusa ariko ndabwo ari inzara ariko umukene yicwaga n'ibintu bibiri ubugwayi niki ubugwayi ni ariko twari turi ku jambo ngo bari kukuvuga ngo iki bombeka amaso dusenge kwenda gusenga bwira Imana ngo mpindurira uko bamvuze ntabwo byaguhesheje icubahiro mbindurira mvugutira unjure turirimba icyo gice tubombetse amaso mvugo te Kanduju Bindure
tuhombeka amaso tugiye gusengera umuntu ushaka kwakira Yesu nk'umukiza watera indambwe ze hano imbere tumusengera Imana cyangwa azamura ikiganza hari tumusengere ushaka kwakira Yesu nk'umukiza azamura ikiganza tumusengere. Oh haleluya. Hari indirimbo ivuga ngo oh niba ushaka ko tuzajyana mu ijuru zamura ikiganza 183 mu gushimisha Imana icyanyuma. Nushaka ko tujyanayo ihane zamura ikiganza tumusengere mwigira gukizo ihane wasubiye inyuma nawazamura ikiganza n'ufite ibyifuzo bitari bimwe nawazamura ikiganza. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Yesu turakwibutsa warabwirije Nikodemo atsindwa n'urubanza ariko yanga kuza gupfukama, ariko ijambo ryawe rigendana nawe riramuhindura kugeza igihe yakugarutseho ngo mwigisha ngo riki nzenge yabumvisha ijambo ryawe ndirigaruka ubusa rigira icyo rikora mu mitima. Data baratuvuze ibyo batuvuze ndabwo byaguhesheje icubahiro. Tubabarire wabwiye Aburahamu ngo ngiyi Sodomo ninzanga ibyo bari kuhavuga ari ukuri ndasiga mbarimbuye. Mana Aburahamu arakubaza nusangayo 50 urabarimburana n'abanyabyaha, nusangayo 40 urabarimburana n'abanyabyaha, nusangayo 30 20 10 uravuga ati abo bose barakira kubw'umukiranutsi. Data we isodomo barahavuze bikugeraho umanurwa no kuharimbura n'abahari. Tubabarire twaravuzwe, abagabo twaravuzwe, abagore twaravuzwe, abasore twaravuzwe, abakobwa twaravuzwe. Yesu duhindurire uduha umutima umeze nk'uwa Dawidi, tube mu mwuka wera, tube mu ijambo ryawe, tube mu impano z'umwuka, tugire ubwenge bwiza bwa bundi bwemera kugirwa inama. Kandi yabonetse n'abafite ibyifuzo bitari bimwe, bamwe n'abarwayi nguko wakizaga kera na n'uyu munsi ni kukiza ukora ibitangaza. Bandi bafite ibyifuzo bitari bimwe, tabara buri wese, tabara. Mwene data yagushimye yari afite icyifuzo kirangije imyaka 9 waratabaye utabara na wa murwayi w'imyaka 38 kandi uracyatabara. Urakoze kuko ugitabara, urakoze ko harabutabaye muri twe, urakoze karo buhinduriye amateka, urakoze tugukomeye amashyi n'impundu mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Twongera amashyi n'impundu. Niba ushaka tujyanayo ihane iritira kukizu ihane
ushaka gusubira nayo uwo mutwaro wawe, ushaka kugenda uko waje wongera usubireyo. Mbega umuntu urabubabajwe cyane, ushaka gusubirayo uvuye aho wagombaga gukirira. Ni nk'umuntu wagiye kwa muganga, yagera igihe cyo kubonana na dogiteri, agiye kwinjira arasohoka, kandi yaragiye kugera igihe kugira ngo umutwaro amaranye iminsi Yesu amuruhure. Yayigishije aravuga ngo n'abasubiye inyuma, n'abasubiye inyuma Yesu ashaka kubakiza. Rambura ikiganza cyawe tugusengera Imana. Turakwinjiza kugira ngo utaza gusubira yuko waje. Uyu ni umunsi w'amahirwe mu buzima bwawe. Ntawe uzi iby'ejo, ntawe uzi ibizaza ejo bundi, ntawe uzi icyumweru gitaha niba uzongera kugaruka hano. Ariko ni amahirwe, ni opportunity Imana iguhaye kugira ngo wiyunge nayo. Niyo mpamvu ari ijwi riri kukubwira ngo ariko wakwiyanye. Irindi kakubwira ngo byihorere. Iryo yabyihorere niryo rishaka kukwica. Ariko rambura ikiganza tugusengera Imana. Sira hejuru tukwinyigira Imana. We kurwana n'umutima, we kurwana nawo, urekure ubwira Imana ngo Mana nanjye shaka kuruhuka. Niyo mpamvu twaririmbiye indirimbo ngo kandi uwo mutwaro urawikoreye. Mutwaro w'ubusambanyi, mutwaro w'ubujura, mutwaro w'urwango, umutwaro w'ibibi byose. Ariko uyu munsi ushaka kuruhuka. Abarambuye bahaguruke, muhaguruke. Abarambuye ibiganza babo murahaguruke kandi mutambuke muze tubasengera Imana. Kandi uwo mutwaro wikoreye, wemera uguturuke, ngo tuzabane kw'ijuru. Kandi uwo mutwaro wikoreye, wemera uguturuke, ngo tuzabane kw'ijuru. Dushaka ko tuzabane, mugire vuba muze. Mugire vuba. Kandi umutwaro wikoreye, wemera ugutururuka, ngo tuzabane kw'ijuru. Tujye gusenga Imana, dusengera abangaba. Reka mabwire irindi jambo. Burya ntabwo tuzarimburwa nuko twakoze ibyaha, ahubwo tuzarimburwa nuko twanze imbabazi. Iki ni igihe cy'imbabazi. Tuzarimbura nuko twanze imbabazi, kuko ibyaha turabikora ariko tukibuka. Niko Yohana yanditse ngo bana bato nimugakora icyaha, ariko nimugamukoze icyaha mumenye ko dufite umucunguzi, dufite umurengezi. Ni nk'umuntu wanduye ukamubwira ngo karaba, akavuga ngo ndanze. Tujye gusengera abangaba. Imana bagire neza. Muri mwebwe ninde uje kwakira Yesu Kristo nk'umwami mukiza we bwa mbere? Waje kwakira Yesu afashe umugambi uyu munsi. Yesu aguhe umugisha. Yesu abagire neza. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana. Tuhagurutse twese, muhaguruke. Mana turagushimiye. Aba ni abagaragu bawe, nabemeye guhindukira, nabemeye kuva mu mwijima, baje imbere yawe bakeneye imbabazi zawe. Turabakumurikiye kugira ngo ubakire. Aba nabo ni inama zawe zari zazimiye, ubashire mu ruguri rwawe, baruhuke imitima. Ibyabagangishaga, ibyatumaga imitima yabo ihagarara, ubaturisha imitima yabo,
bature imitwaro yabo bari baremerewe n'ibyaha. Imbabazi zawe zibagereho mu izina rya Yesu Kristo. Babashe kugira ubuhamya busha, bahinduke rwose, babe basha, kuko ijambo rivuga ngo iyo umuntu ari mu Kristo Yesu aba ari cyane umugisha. Ibyakera babishize, ubagire neza kuri Imana mu izina rya Yesu tubisabye. Amen.